bakunzi ba ZTV Show Rwanda turabasuhuza cyane kandi tunabifuriza ibyiza. Suje abari mu Rwanda bose mu ntara enye n'umujyi wa Kigali, tugiye mu baturanyi mu bihugu duturanye ko ari 4: Kongo, Burundi, Uganda na Tanzania. Abantu b'i Burundi kabisa mugira urukundo cyane kabisa, muradukurikira cyane. Abantu muri Amerika, abantu muri Zambia, abantu bo muri Kenya, tunawasalimia sana kabisa. Tunawapenda sana, tunawashukuru kweli kabisa. Nkuko mubibona rero kuri kamera za ZTV Show Rwanda, murahabona umupapa ni umuhinzi uri profession ariko ni n'umukozi w'Imana. Yitwa Pastor Peter Musisi, muramumenyereye cyane, arazwi cyane. Afite na channel anyuzaho ubutumwa bwitwa Pastor Peter Musisi Official, isn't it? Yes. Mwana isura mukayireba mukakurikirana inyigiriza anyuzaho. Pastor uraho? Ya, muraho neza. Nanjye ndaho ndashimana no kubwanyu. Ngo bwa channel yanyu. Murimo mukora mu rwego rwo kugira ngo abantu bashijuke. Hariho gahunda twayihaye yo kugira ngo abantu barusheho kujijuka mainly muri sectors za iyobokamana, kugira ngo abantu bamenye Imana neza, uko hari ukuntu bagiye bapfukiranwa ntibayimenya, ariko bayimenye for those who want actually. Abamwe bafite ishyaka ryabyo, tuba dufite ishyaka ryo kubabwira. Yeah. So turabashimiye rero bose kandi abakurikira ZTV Show, Imana abahumisha kandi abagire neza. Pastor, tutangiyeho gatoya tutaragira ku ngingo, hari itorero rimwe riri hano mu Rwanda ryagize gutya bisa nkaho rihereza ikaze abavandimwe bacu bataranye, nabyita gutana, ariko bitwaje uburenganzira bwa muntu, uburenganzira bwabo, bavandimwe bataranye ibintu bihabanye n'Imana. Abo bavandimwe rero bagize gutya bazunguza idarapo mu itorero rimwe, bw'abantu bararimenye ntabwo twirwa turisubiramo. Biriya bintu kuko Pastor bibabaje koko, nubwo abantu bitwaza ngo uburenganzira, ibintu tuzajya tubona ari amafuti byose tubyita uburenganzira. No, ni ukuvuga ngo ibi bivuze nibyo, kandi njye kubwanjye ntabwo ari igitangaza. Nzi yuko uhereye mu cya 980 amadini yose yo ku isi ari organized religious organizations, yose yaramaze kwijurwamo n'abafrimaso ndetse n'abajesuiti. Abajesuiti bashinzwe gusenya idini, gusenya gahunda ya giprotestani, kuko iganisha ku gusa kumenya Bibiliya. Hanyuma rero abafrimaso gahunda yabo, nkuko ushobora kuba warabyumvise, ni ukuzana satanism, ibi byo kuramya ibigirwamana no guhakana Imana. Abo rero urumva yuko barahuje. Kubera izo mpamvu rero ibi byose bikorwa biri muri uwo murongo, kandi nta dini rishobora kuhagarara ngo ribeho rigira amahoro ryishime ibyo ngibyo bitarimo. Okay, ibintu twere gusaba Imana dukwiriye abantu guhinduka, ibintu byo kwihereza ngo uburenganzira ngo bwa muntu, gakora ibintu by'amana kwitibara ni kimwe. Rimwe na rimwe bigakupitira wenda nabyita yenda nk'ubukene, kuko baba ari abavandimwe baza bo mu bihugu by'uburengeranzuba, baza bitwaje ayo mafaranga, umuntu akabijyamo uko usanga bigiyemo atari urundi rukundo ntaki, ari ukurikira ayo mafaranga. Ngarukiye hariya, iyo abantu bavuze ngo bagiye mu madini yose, ni ukuvuga yuko n'abayobozi b'amadini tubona nabo ni ba agents babo, ba agents b'abatinyi bamwe na bamwe. Ariko je navuga ngo bose, hari impamvu navuga ngo bose, cyane cyane bari ku top. Ni bakeya wasanga rwose
batabirimo, kuko nta dini rishobora gukomera iyobokamana ryose cyangwa ishyaka rya politike cyangwa kwamamara ku buryo bwose abantu bataguhaye umugisha. buriya se ndetse pastor bireba by'abacuranzi by'abaririmbyi ntabwo yashobora kugira ahagera atabafite. none nanjye ko nshaka kumenyekana nagira gute nakorana nabo? Ibyo byo ntuzabijyemo. Nabijyamo uzaba witeguye kugurisha ubugingo bwawe. narya dukeya nkaryama kare. biriya ntabwo bikwiriye ntabwo bikwiriye rwose. rimwe na rimwe ikibabaje pastor, buriya nk'umuntu bijyamo bamushukishije ayo mafaranga, none ugasanga igihe kigeze runaka ari yicujije impamvu yabigiyemo. urumva pastor? Yego. Bose kwicuza, tujye twirinda, tujye dukora ibintu ariko twabanje gutera imibare. Hari ibyo pastor, hari ibyo bita mu bukungu cost and benefit analysis. ni igihe ukora projet runaka na leta irabikoresha cyane, ishaka kugira ngo irebe se iyi projet ngiye gukora ikiguzi bizantwara n'inyungu, bagashyira ku munzani bakavuga se inyungu zizaza mu gihe kingana iki, ikiguzi bizantwara iki kiguzi kingana iki, bagakora imishinga hanyuma bakemeza. ibyo byita cost and benefit analysis. natwe rero abantu rero benefit analysis, cost and benefit analysis. Okay, yeah, you analyze the costs and the benefits thereof by projecting the future trends. Okay. rero natwe tujye tubikoresha, urebe ku giti cyane niba ugiye gukora projet iwawe mu rugo, cyangwa niba ukiri n'ingaragu, urebe ikintu ugiye gukora se kizangiririze ingaruka cyangwa inyungu, ese ntabwo bizamviramo kwicuza. tujye tugashaka gufata ibintu byose ngo tuvumbe. ubu bivuyeho, igihe kizaza yenda kitanatinze umuntu azajya agira gutya, agira na nyina cyangwa umukobwa na se ngo ni uburenganzira. Sasa rero birimo birakorwa ariko ni ibintu rero ibintu by'amafuti nk'ibyo tugarukira Imana pastor. ariko tugiye mbere ko tujya ku insanganyamatsiko y'amaturo, bantu bagize gutya, hari inkuru nabonye ngo pasiteri bagenzi bawe ngo bagukura mu rubuga rwabo kubera kuvugisha ukuri. ibyo bintu bimeze bite? ni ukuvuga icyo nakubwira, isi iri mu magi, ni nk'ibyo nakubwiraga byose. ni ukuvuga abantu barasaze, kandi abantu ntabwo bashaka yuko Bibiliya yigishwa akabaye kubw'inyungu zabo, ariko cyane cyane n'abandi kubw'ubuyobe, kuko hari abantu bafashe gahunda yo kuvuga ngo bagiye gukora umurimo w'Imana, ariko bakagira nk'ibyo bivuze costs and benefits analysis, bakayikora bakavuga se ko ngiye gukora hawawe nzabaho nte, yarangiza akubita imibare atari ko harimo n'icya 10 harimo n'amaturo. hanyuma rero tukavuga tuti bantu bigisha icya 10 n'amaturo mu isezerano rishya bamukoze icyaha gikomeye cyo kuvanaho Kristo, kuko bamugaruye ubutambyi bwa kera, kandi ubutambyi bwavuye, ubutambyi bw'amafaranga, ubutambyi bw'ibitambo abantu batanga bwavuyeho burya, bwasimbwe n'ubutambyi bushya bwa Kristo. Rero dutamba ibitambo byo mu buryo bw'umwuka, ntabwo tugitamba ibitambo by'amafaranga, by'ibyo kurya byayimwe mu 10, ariko dutanga n'umutima ukunze, twishimira umurimo w'Imana ukorwa, kandi abawukora bagomba kwitanga ntacyo bagamije gukora, bagakora n'umwami wacu uko bameze kose. ariko ushaka kubagaburira no kubafasha nawe akabikora anezerewe ko akora umurimo w'Imana, afasha abantu b'Imana bavuga ubutumwa bwiza, kandi byakunda ibyo ngibyo ntabwo byabura. ariko umuntu yatangiye kubikora ari muri byo bivuze ko sane benefit analysis yabaje gukora, then it is very bad, ntacyo ashobora kuba yagira.
ubwo rero wababwije ukuri bararakara ariko n'ubundi ukuri abenshi tumaze kukumenya ko wari ibifu Ya, byabo. bamwe uko bigishijwe nuko sinabarenganya baba bazi yuko ari ibintu ariko bigomba kumera. Unyuranyije n'ibyo akaba abaye umuhakanyi. Kuva umuntu arakubwira gusa abakozi b'Imana twatungwa n'iki? Abakozi b'Imana uri umukozi wanditse. Ntabwo uri umukozi w'Imana, ntabwo wakoresha gahunda irwanya Kristo. Ibyo rero ndajya mbivuga nkabibwira abantu kugira ngo abantu babyumve. Yes, ibya cumi n'amaturo ntabwo bigomba kuba itegeko. N'amagambo akomeye abiherekeza abwira abantu ngo bazagerwaho n'umuvumo, umukozi w'Imana naburara akakwibuka ari imbere y'Imana uzagerwaho n'ibibazo. Ibi ni ukubeshya. Umukozi w'Imana se ni umukozi w'Imana, kuko Imana niyo yikorera. Urumva Imana ifite abatambyi. Nanjye ngiye kukuyoboka kuko ndumva duhuje imitekerereze. Nta mpamvu yo kumuyoboka. Uyoboka ijambo ry'Imana. Imana Kristo ni azavuga. Uravugisha ukuri kutari ivumbi ku mvugo z'iki gihe. So ni ukuvuga ngo tukanguke kabisa tuve mu bibazo mu bintu bidafite umumaro. Ni ukuvuga ngo uyu muntu agiye kuvuga ugenda umukozi w'Imana uba wibeshye. Exactly. Imana ifite umugaragu wayo yatoranyije, n'umukozi wayo ni Yesu Kristo, ni umugaragu wayo. Twebwe twita abagaragu b'abantu bwa Kristo. Kristo niwe mugaragu w'Imana, nayo umukozi wikorera. Iyo utagiye gukorera abantu n'amagambo meza, Kristo abana natwe akaduhaka, akatubeshaho, akadukora ibikomeye. Naho iyo abantu batangiye kuvangavanga bakabareba, umuntu agatangira kwifuza runaka ngo ni umukozi w'Imana, ngo kuko afite V8, kuko afite inzu ya etaje mu mujyi, kuko afite amafamu. Oya, ibyo ntabwo biba ari byo. Icyo gihe ibyo ntabwo bikorera muri ubwo buryo, bagenda ugapagasa. Kuko biriya bintu byabereye ubutumwa bwiza inkumi. Sinzi nabi icyo mvuga ucyumva. Ubutumwa bwiza iyo butangiye kugibwamo n'abantu, kuko hari icyo bamaze gukora cost benefits analysis, bakamara kubikora bagategura bati giye hari yazavanamo iki. Harimo intama yanjye iriya ntizajya ibura 100 ku kwezi. Ntabwo bukiri ugikora ubu buri umutekamutwe. Ni ukuvuga ibintu byo bizana n'akaga, mwamukorana n'Imana n'urukundo rukabura, kuko mutangira kugira ibibazo bya interests, conflict of interests. Mugatangira kuvuga ngo niba mukorana umwe ari njya bibona pasiteri n'umwungirije ko bashaka ibyacu, bashaka ibyo mukebo, bose umutima niho uburi, kugira ngo umutima urebe mu ijuru no kwizera Kristo, ukareba ibyo batuye. None bigakurura nabagira mu guhashisha bakaza, murashaka umukozi w'Imana, kugira ngo nanjye ngabane kuri ibyo. None babona bidakwiye bakajya no gucisha. Gucisha urakuzi, kujya gushaka imbaraga za gikonikoni, imbaraga zo gukora ibitangaza. Usanga umuntu ntazi Bibiliya, ntazi n'iyiva n'ibyo ariko azi kuvuga gusa cyanditswe kimwe akagitindaho, akakigoronzora, akagihuza n'ibyo ashaka kubwira abantu, abantu bakamuha amafaranga akagira. Niyo agiye kwamamaza igitera, n'ibyo agiye kwamamaza abantu batumira, abanza kwamamaza abantu bikubita hasi, abandi bajugunya imbago hasi, abandi. Ubwo nibwo butumwa, ntabwo ari bwo butumwa twahawe. Yesu ukora ibyo, bene ibyo ntabwo bihindura ubugingo bw'umuntu. Genda ubugingo bw'umuntu ni ukwimenya kubw'ijambo ry'Imana yuko uri umunyabyaha, kandi kubw'ibyaha uzarimbuka. Iyo wijire muri iryo rembo ry'agakiza, wijire mu irembo ryiza, irembo ryo gukiranuka. Buriya kuzaza unyibutsubiye ku bwa wa mugani wacu wa Kinyarwanda. Hari abantu bita abakozi b'Imana, usanga bajya nk'ahantu nko ngo mu biterane, umuntu akaza yenda yaragize ubumuga, agendera ku mbago, ukabona arayijugunye. Biriya bintu koko, biriya bintu niba ari byo, kuko niba bakiza indwara, ko nta babujije kujya i Kanombe mu bitaro, ko nta babujije kujya Faisal, ko nta babujije kujya CHK n'ibindi bitaro ntayiwe mvuga, ni byinshi cyane ntabwo twayivamo. Hari uwababujije kugira ngo akize abo bantu, ko na leta yabigiremo inyungu, amafaranga ibashoraho kugira ngo bakire, ko aba ari na menshi cyane. Ibyo ntababivuga utyo, kuko ubundi naho bantu bagwiramo. Kubwira abantu ngo nimuzane ibimuga, nimuzane impumyi, nimuzane abarwayi, nimuzane iki, ntabwo ari uburyo bwo kubwiriza abaje kumva ubutumwa bwiza. Ibyo ni ugushitura. Ubundi abantu bagomba kuza kumva ijambo ry'Imana gusa. Ibyo birahagije. Niba badashaka kumva ijambo ry'Imana nibarurire. Yes.
ngo urabahamagara ushyiraho ibintu biri bukore none se wowe uburi bukora ukabishobora ko biriya bikorwa n'umwuka wera. Exactly. Iyo tubona ijambo ry'Imana ko ryagwiraga igihe cy'intumwa badusigiye icyitegererezo bigeze babwira abantu ngo nimuzane ibimuga n'abapfuye n'abapfuye batubazura. Ubwo tuzi ko ari Yesu wabikoze gusa. Na Yesu ntabwiza tubira abantu ngo bazane abarwayi. Oya. Erega mwebwe ntabwo muzi ibintu. Ni ukuvuga ngo dore Yesu uko atangira akora umurimo wamuzanye mu isi. Ni ukuvuga ngo Matayo 4:23 wese gendera bigarira hose abigishiriza amasinagogi yabo cyangwa n'amazu abayuda bateraniramo basenga Imana no kwiga ibyayo. Niba bagiye mu nsengero noneho ariyo masinagogi. Ese gendera bi Yerusalemu hose abigishiriza amasinagogi yabo ababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose n'ubumuga bw'abantu. Inkuru ye yamara Isiriya yose, bamuzanira abarwayi bose n'indembe barwaye indwara zitari zimwe n'abatewe na dayimoni n'abarwayi ibicuri n'ibirema arabakiza. Abantu benshi baramukurikira bavuye i Galilaya, Desikapoli n'i Yerusalemu n'i Yudaya no muri Yorodani. Ibi ngibi n'ubyo bishatse kuvuga. Yaragiye avuga ubutumwa arabigisha. Arangije noneho agira ati abakiza n'indwara kuko bari baje yabasanze mu masinagogi n'abandi akajya bakiza ubumuga kuko ahuye nabo. Noneho abantu babyumvise ntabwo yabatumye mugende muzana abantu ahubwo ngo inkuru ye yamamara Isiriya yose, bamuzanira abarwayi n'indembe. Inkuru ye yaramamaye kubera ijambo ry'Imana n'ibyo yakoraga kubw'ubumana bwari bumurimo. Naho nabwize ibyo bamara gukora niyo byibwiraga n'inkuru ye yagendeye hagera kure abantu bagashaka kuza. None twebwe inkuru yacu ni iyihe? We have nothing to offer. So rero ntabwo ari byiza dutekereze ko tukwiriye gukora kandi twihane imbere y'Imana tube batara. Pastor akoze ku ijambo ryiza utugejejeho, ariko abantu tujye dusoma Bibiliya neza tutarinze gusomerwa na pasiteri cyangwa n'abandi bantu. Ntabwo abapasiteri bose ari babi, harimo n'abeza, ariko tujye twisomera ko niba uzi gusoma. Umwiza ntahari n'umubi ntahari, reka tuvuge gutyo. Ahubwo umuntu n'abari pasiteri muri gahunda yo kwigisha, kuko nta pasiteri utagomba, niba adafite impano yo kwigisha afite ubushumba gusa ntabwo ari pasiteri. Pasiteri agomba kuba afite double portion, afite impano ebyiri, impano y'ubushumba n'impano yo kwigisha. Impano yo kwigisha ko ijambo ry'Imana bimutse bamugisha impaka, impano y'ubushumba kugira ngo abone uko atwaza neza umukumbi w'Imana, awushyira hamwe, awerera imbuto, awugaragariza urukundo no kuba icyitegererezo cy'umukumbi. Yes, nyuma ibyo zo mpande ebyiri nizo zigomba kuza. Ariko usanga tutari icyitegererezo, ahubwo turi intandaro y'abantu basubira inyungu zabo. Ko birababaje umuntu ufata ibintu agakubita aho ngaho abantu bakayoboka, ugasanga bamwe babikeneyemo abandi. Basa tunerekeza no ku kintu cyitwa amaturo. Ese umuntu ashobora kwiba, hari umuntu ushobora kwibaza se amaturo ubundi yagenwe nandi? Amaturo ngo ko ari kera. Amaturo bazanaga mu rusengero nta cyaha cyari cyari, akaba n'icya 10 cyazaga nk'uko mu mateka yacu se habaho gutura umwami. None se Imana se ntiturwa Imana n'umwami. Baturaga abatambyi amaturo y'ibyo kurya, ibyo kunywa n'ibya 10 nabo hari ubwo bitabarwaga mu mpiya, bikabarwa mu bintu bifatika. Umuntu yungutse byaba imyaka yabiki kugira ngo mu nzu y'Imana, niko Bibiliya ivuga, hataburamwo ibyo kurya. Mu nzu y'Imana se ni hehe? Ni ku isinagogi, ni ku rusengero rw'i Yerusalemu. Ku isinagogi habaga hari umulewi bayoboraga akigisha kwitondera abantu. Yerusalemu habaga umutambyi, mu rusengero rukuru rw'Uwiteka Nyiringabo. Ubona bakagira ibyo arya n'ibyabaho, akaba ari umuntu ukomeye. Kandi abatambyi bageraga barutetinga, umwaka akaba ahuye, undi mwaka akaba ahuriye, bagendaga bakora.
Okay, ubwo aya maturo noneho ubwo tumvishije uko byagendaga aza amaturo n'icyacu mu bundi bitandukana biti hari umuntu ushaka kwibaza se amaturo n'icyacu bitandukana biti no amaturo ni amaturo yatangwaga buri gihe kandi bikajyana n'icyo umuntu afite ariko icyacumi cyo cyajyaga n'ibyo umuntu atunze cyane cyane ibyo yungutse uko umwaka utashye nabo mwaka ubyaje inka 10 imwe ikaba iy'Uwiteka sibyo yaba zitabyaye ubwo warabyihoreraga kuri nibijyanye n'icyo umuntu aba yungutse wenda ukagurisha ibyimbike by'imirima n'ibindi kugeza ku Uwiteka eze buriya ubona bidateranya abantu kirisitu bamwe na bamwe niyo mpamvu nkubwira ntibiteye nabi kuko bituma abantu babihurumbanira kandi badakwiriye umuntu akumva avuga ati jyewe ubuzima burankubise gishobora kuba pasiteri umuntu ntabwo ari pasiteri w'umuntu no kuza gusa byonyine nubwo waba uri umuhanga ariko kumva yuko motivation yawe ari ukugira ngo ubone agafaranga abo hari gahunda niyize kumva nziza ni mu minsi yashizeho umuntu agomba kuba pasiteri nibura yarize teoloji afite amasomo ya teoloji yize bitari bimwe byo kubyuka umuntu ataranarenze n'uwa kane pirimeri ngo agiye kwigisha abantu ubutumwa bwiza biriya ni akavuyo rwose ni naho bamwe benshi bacikiye intege kubera amabara y'abantu bamwe kubera ibara ry'abantu bamwe na bamwe bagiye bakora ni ukuvuga ngo satani afite uko akora satani ashaka yuko abantu bazinukwa inzira ya Kristo iyo bazinutse iyo nzira rero arishima ko bageze ku ntego bariho n'abakozi ba satani harimo abapasiteri bamwe na bamwe b'abakozi ba satani ariko kuko byanashoboka kuko ese niba umuntu agira gutya akanyuranya n'ibyo Bibiliya ivuga akashinga ibikorwa bye nterega motivation yonyine nituma uba satani niba mutima wawe ushaka kuvuga ubutumwa atari kugira ngo abantu bakizwe kuko ntabwo ushaka kubwira abantu ngo bakizwe kandi nawe utari wakizwe ukaba ufite ikibazo cyo gushaka kwirukanka misozi ameze nka ba bavandimwe birirwa bazengurutse ibyatsi n'iki akabeshya abantu ngo bitanga ubukire kandi nta n'inkweto agira zo kwambara ugasanga abantu barabyemeye rega umuntu araguha ubukire badafite abantu kubera ibigirwamana biba mu mitima yabo mu maso ni mu mitima yabo koko ibyo kurya ko biri mu mitima yabo bibahuma amaso n'amatwi ntibumve ngo bakwize barebe kugira ngo Yesu bamusangiye abakize nk'uko yabwiye abayuda natwe pasita amaturo ko batubwira ngo duture Imana amaturo ubundi ajya hehe harimo abantu bibwira ko ajya mu ijuru barayarya ariko urabona ibintu byarahindutse kera baturaga ibintu bakabyo byo kurya n'ibiribwa n'ibiki baravuga bati genda urabigurisha amafaranga nayo ushaka cyangwa se bakora isoko ryo ku cyumweru bakagaburira bene wabo bakagura ese bakanabona amafaranga atubutse arenze igiciro cy'ibyo bintu ariko byarangiza agashyira mu mishinga ntabwo ajya mu ijuru nk'uko harimo ababizi harimo ababitekereza ntabwo bikunda kujya mu ijuru se byagiye bite Imana se ryahe ibyo abantu barya kandi bavuga yuko ngo ishoboye byose yitunze oya uzi gukiyitirirwa Imana harimo abantu bajya bibaza kukiyitirirwa Imana ko bagenda kuri patani ya kera bashyiriho ubutambyi n'uburimbi ariko ntabwo ari byo igihe bakoreraga Imana ko Imana yari yarabwiye bariya abantu ubwoko bwa Lewi yuko izababera umugabane Abisirayeli amaturo yabo bazajya batura Uwiteka n'ibyacumi byose bizajya byegurirwa byagenewe Uwiteka bizajya birirwa n'abatambyi n'abarinzi none se urashaka kumbwira iki ni ukuvuga ngo n'ibyo Imana baryaga kuko byari byaragenewe ab'Imana yatoranyirije umurimo wayo aho wavuga uti bageragaho wenda abatambyi cyangwa n'abakuru b'itorero b'icyo gihe bagakora amanyanga bakiba cyangwa se bakora n'ibindi bigatuma birukanwa ubwo noneho se tureke gutura
gutura nta yewe ku bwanjye ushatse watura bitutse ku mutima wawe bavuga uti mu nzu ahangaha nkoze umurimo ngushoriyemo iki ndatuye ndetse n'ibyacu bashaka ukabiha ariko uzi icyo ukora utabeshya utariganyijwe nababwira ngo tura nudatura uzarumbya udatura uzagira ibibazo bizaza ntabwo uzajya mu ijuru nutura inzu yawe izuzura abasijuru baba biyitayeho azi buri muntu mwanya wo gufata yenda nka miliyoni akayishyira mu rusengero yatafata nk'ibihumbi nka 800 akabihereza abakene ubundi 200 bisigaye akabishyira muri iyo nzu naya forget about that nakubwiye ubushize nta mpamvu yo kujya guha abakene wowe abakene ushaka kubahubahe ariko ushaka no gushyira umurimo w'Imana ushyiremo ariko banza wumve niba ari umurimo w'Imana koko ubwiza abantu kuri kugira ngo bakizwe aho rero ntafata ngo ibintu bigabanyemo ngo Imana nyihaye ibi mu murimo wayo abanengiye kuba abakeneye fanze ukora umurimo w'Imana ko umurimo w'Imana icyo uzakora na wa mukene akiriye kumva ubutumwa bwiza na wa mukene uko bimeze bose bakeneye kurokoka bakava mu byaha ko utarokoka kuzatuma abantu b'Imana bacira mu giteko rero ko mwabonaga ni pastor Peter Musisi watugejejeho inyigisho nziza ushobora no kuzisanga kuri Pastor Peter Musisi official kuri YouTube mujyeho kabisa rero atwigishije neza hari twitware neza abantu niba pastor umuntu ntakitwaza imbaraga z'Imana ngo akwambura utwi hari abantu bamwe na bamwe bitwaza icyo kintu rero ugasanga barabeshya abandi ugasanga bigusubije inyuma bisenya urugo rwawe tujye dutekereze neza tujye dushoza kuko umunyarwanda yaravuze ati inyamaswa idacenga yishwe n'umututizi pastor wadusengera tugasoza urakoze Imana ibahe umugisha nanjye ndumva nezerewe magambo tuvuze hari abazafasha agashyira ibintu ku murongo hari abazagarura bari bagiye gupfa cyangwa bari bagiye kuyoba so Imana ibahe umugisha Imana yacu ushimwe kandi uhabwe icyubahiro Imana yacu agakiza ku bugingo bwacu tugushima ikiganiro cya none twiriye ko kizakora ku mitima ya benshi maze bose bagahindukira umukiza byose mwana TV Show Rwanda mama wanjye bakomeze bagendere mu buryo tuboroshye kandi n'abandi bose bigeze zose bari hanze bizeye agakiza turabakumurikiye kugira ngo umwami wanjye bagire neza bagenderere ubayeho muri ryo mu mitima natwe turinde mu mayira dusubire twaturutse kugira ngo dukomeze dushime izina ryawe abayobozi b'itorero turabasabira kugira ngo baho ubwenge no gukomera no kumenya no kujijuka kugira ngo bashishikarire ko batambye by'umwuka maze mwami wanjye mu gihe gikwiriye bazishime uko barwanyiriye kandi babacunge bapfuye icyubahiro n'ikuzo n'ishimwe kubiza bizina ryera tubyambarije mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu amen pastor